Yesu ashimwe mwene data, reka tuganire ku ijambo ry'Imana. Turasanga mu Tangiriro n'ibice byaho 2 uhereye ku murongo wawo wa 18. Hari kuvuga ngo kandi Uwiteka Imana iravuga iti, si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Uwiteka Imana irema mu butaka amatungo yose n'inyamaswa zose zo mu ishyamba zose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere byose, ibizanira uwo muntu ngo amenye uko abyita, kandi uko uwo muntu yise ikintu cyose gifite ubugingo aba ari ryo riba izina ryacyo. Nawe rero Imana ikuremere kandi ikirema icyita izina. Ikimana izakuremera cyose kitaza gifite izina ryiza. Imana niyo ituremera ibidukwiriye kandi byatugirira umumaro. Ikuremeye yego ibifatika nibyo Imana ikuremeye. Imana ikuremeye ibifatika ku buzima bwawe. Imana ikuremeye ibifatika mu rugo rwawe. Imana ikuremeye ibifatika mu kazi ukora ka buri munsi. Imana ikuremeye ibifatika. Wabonaga bitari kugenda neza, ariko Imana noneho irongera biremye ntibigende neza. Wabonaga nta mahoro, ukabona nta byiringiro, ukabona nta gisubizo cyo muri uru rugendo, ariko noneho Imana noneho iremye ibifatika nibyo Imana ikuremeye. Ibifatika mu biganza, ibifatika bifite umumaro ku buryo nawe kuri konti yawe hazaho umugisha, mu kazi kawe hazamo umugisha, mu rugo rwawe hazamo umugisha, mu nshuti n'abavandimwe bakongera bakakwibuka uko Imana yibutse Yobu agasabira bagenzi be. Imana ikamwunamura ikamuremera ibifatika, ngo noneho ngo ibyo yari yaranyazwe byose Imana irongera bigarura iramukubira. Mu gihe cya Sara nta mwana yari afite, byari bigoye, byari urugendo rurerure, kandi Aburahamu yari inshuti y'Imana mu rugero rukomeye. Ariko Imana irangije iritegereza iravuga ngo Sara we, nawe waseka nk'abandi, dore ndakuremeye ngo wawe umwana w'umuhungu uzamwita Isaka. Imana iramuremera. Imana ireba ko ibifatika ari byo ikwiriye kuremera Sara. Aburahamu nawe akabona umwana w'umuhungu uvuye ku rukiryi. Ni ukuri ngaho rero nawe Imana nikuremera nk'uko yaremeye Sara, iramusetsa. Hari ibintu Imana ishobora kukuremera ikaguha umugisha, nawe ugaseka ukanezerwa, amarira agashira, agahinda kagashira. Imisozi wazamutse Imana yarayibonye, amasengesho wasenze Imana yarayabonye. Igisigaye rero ni uko nawe ibifatika ari byo Imana yakuremera, ibifatika by'umumaro. Imana yaremeye Yozefu umugisha ukomeye, aba umuntu ukomeye muri Egiputa nka minisitiri w'igihugu. Nawe rero Imana yakugira, ushobora kuba warasenze Imana yakubwira ngo uzayobora, uzaba umukozi wa leta, uzaba umucuruzi, uzaba umunyebizinesi, ukabona nta nzira, ariko Imana ibiremye mu kanya ko guhombya. Dore ngibyo biraje. Shimiye Imana rero ko ituremera ibifatika, ko ibifatika ari byo yarema ku buzima bwacu. Kuremeye urugo, kuremeye umusheri mwiza, akira neza ijambo ry'Imana.